reka mbashimire, murakoze cyane, Imana ishimwe. Bajya bavuga rero ngo mu bintu byiza ni ugushima Imana. Ndashima Imana tugejeje kuri uyu munsi, abantu baturutse kure baje kudutabara bakagera amahoro. Mbishimiye Imana kandi ize kongera bajyanye n'ayandi. Reka rero mvugeho amagambo makeya kuko sinshaka kurambirana, sinshaka ko gakuru ukuntu abantu banabaye, ukuntu twateguye, sinshaka isaha y'uko iri bugere abantu bagasiga uko bantabaye. Ndashaka kuvuga make. Ndabashimye, nshimye umuryango wanjye, Imana ibamufashe. Urakoze. Nongeye gushimira abantu rero, ngiye gushimira abantu banabaye, badutabaye, Imana ibahe umugisha. Abantu baturutse impande n'impande, abantu baturutse Uganda, abantu baturutse i Kigali, inshuti z'abana banjye, ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ariko hari abantu nenda kubanza nanone gushimira, abantu bambaye hafi ndi i Kigali, bakampamagara umunsi ku wundi, bakambaza umunsi ku wundi. Dore umuntu yari hariya, biba ari ibibazo, iyo utabonye uguhamagara uba wumva. Mbanje gushimira umudamu witwa Neti, niba ari hano ahagurukeho bamunervi. Nongere nshimire umupapa witwa Karangwa, Imana iguhe umugisha. Haguruka uhubireho abantu, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Nongere nshimire umukecuru, nyina wa Joyi, umukecuru mama wa Joyi, nawe uhari ariko aranashaje, abana be baraza kumubwira yuko namushimiye. N'Imana izajya imuha umugisha. Uriya mukecuru ni umuntu. Nongere nshimire muzeyi Gasirabo, muramu wanjye, ntabwo barekaga ndyama. Nawe ndagushimiye muzeyi. Rero ntabwo nenda kuvuga ibintu byinshi, ngiye gushimira umukwe wanjye. Ngwino hano Filimoni. Umukwe igira imbere, igira hariya, agushimire. Mwarakoze, Mana yanjye, sinabona ikintu navuga kuri uyu mwana. N'abana banjye, nawe uri umwana wanjye, ntiwikure muri aba bana ngo wenda uri umwana wanjye pe, kuko ndagushimiye. Imana iguhe umugisha. Murabizi yuko, murabizi bana banjye, ibintu ntabwo namara yaguhaye inka, kandi izi nka dutunze ni izanyu, nari zitunganye na Gakuru. Uko muzajya mungirira neza nzajya mbashimira. Rero ni ukuri kw'Imana, wa mwana w'Imana iguhe umugisha, uwo mutima uwugumane. Yarwaje Gakuru, ntiyamwinubye, nanjye ndagenda ntiyanyinubye, namaze y'ukwezi, ariko se Imana ibahe umugisha. Yewe rero MC, ntabwo nshaka kuvuga ibintu byinshi, ngewe ni ugushima. Nshimye abantu bose. Ndashaka ko uyu muhango ugenda neza, ubihagarariye tukajya gushyingura. Ubwo muraza kubivuga vuba amasaha babahaye. Aba bantu ntibaze kugenda batagize. Mana yanjye, mwibare umuntu wese aho ari yumve yishimye. Kandi kubana ni byiza, urukundo ni rwiza, tujye tugira urukundo, dukundane. Nshimiye abantu bo mbana nabo mu makoperative. Imana ijye ibaha umugisha, muba mwafashe mu mugongo ibi bintu byose. Nta nka ya Gakuru nanjye nakuye mu rugo, nayo ngo nuko yarwaye amamiliyoni yaragenze ibiki, ariko ibi bintu byose byakozwe n'abantu. Rero Imana ibaha umugisha, kandi nimuvaha turagenda gushyingura, turajya gushyingura umuryango mukeya, abandi musigara ahangaha. Baraje barabibabwira, ntabwo njya kuvuga byinshi. Gakuru twarashakanye,
tubyaranye aba bana uko mubabona, murababona ko ari bakuru. Twagiranye ibihe byiza, rero Imana imuhe iruhuko ridashira, ndagira ngo ducunguze uburyo umwete. Murakoze cyane. urakoze cyane mukade. Basuhuza mwese, mwiriwe. Ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi, nijoro twaraye tuvuze kuri George bihagije, ariko icyo nashaka kubwira abantu bari aha mwese ni ukuri ndabashimira. Ntakoze inshuti za George, mubuze inshuti ikomeye, ariko turahari, icyo muzadukeneraho cyose muzatubwira. Twebwe asize turahari rwose, nubwo George agiye ariko twebwe asize turahari kandi turabagabo. Ikindi bashiki banjye namwe mwumve ko nubwo umusaza agiye ariko twebwe dusigaye tuzakora ibyo yagombaga gukora byose, tugomba kuzabikora. Abigaga bazakomeza bige, kumva nta kibazo kizabamo. Mama nawe nakwihanganishije, kandi ndagira ngo nkubwire ko ufite abana bakuru bazakuba hafi, ntuzagira agahinda duhari. Ibyo tuzashobora kugufasha nk'uko data yagombaga kugufasha tuzabikora. Nta forumirere rugira, nta murongo rugira. Iyo hapfuye umuntu mukuru, abangana nawe barikanga, umuntu agatekereza ko ari ukurikiyeho, hanyuma wajya kubona ukabona rukurikijeho umwana muto. Ntabwo rukurikiza rufabe ngo umuntu yibwire ko niba inyuguti ivuyeho iyikurikira ari izagenda ejo. Nk'uko nari mbivuze, nta mahitamo tubigiramo, tubona biba. Uyu munsi Gakuru yagiye, nahoze numva imyaka bamubariraga nayo ngo itariyo, ariko iriya bavuze mbere, muri make yari akiri umwana nubwo yari afite abana. Nanjye ubwanjye nibwiraga ko nkwiye kuba nshigaje indi myaka myinshi, ariko nasanze yaravutse nararangije kwiga amashuri abanza. Ubwo rero murabyumva, abasaza muri aha ntabwo ari mwe mutahiwe, abanganaga nawe muhumure si mwe mutahiwe, ariko ibyo ari byo byose tuzagenda. Tujya dutinya kubivuga cyane, ariko ndagira ngo nkubwire ko aba bantu ureba hano bose icyo tutazi ni umunsi n'itariki, ariko duhari tudahari. Dusomye ijambo ry'Imana, Imana yo tujya tuvuga yuko ihagarara mu itangiriro ikareba no mu iherezo. Kuva kera cyane Gakuru avuka yari izi ko uyu munsi aribwo azashyingurwaho, yari izi ko azasiga umukecuru we akiri kuri iyi si. Twebwe biba bidutunguye, ariko y'ibibizi. Icyo ngira ngo twunguraneho ibitekerezo gato, ni amahitamo tugira. Twahawe uburenganzira. Nawe yahagurutse. Bamasenge hano dufite ni babiri, haba hari. Banje rero gushimira mwese, inshuti, abavandimwe, mwaje kudutabara. Atari ibyo uyu munsi, uhereye kuva twakumva iyi nkuru mbi, mwahagaranye natwe. Ndashimira ab'i Kigali, ndashimira aba hano, inshuti, abaturanyi. Ni ukuri muri imfura,
muri abantu beza, ibyo mwabigaragaje. Ariko by'umwihariko ndashimira Harriet ko azi kubana n'Agakuru. Ni abantu bazi kubana neza, mubibonye ibi bintu arimo, ariko igikuru ahantu yagiye atura hose murabona ko baje kumushyigikira kuri uyu munsi, kumufata mu mugongo. Ibyo byose rero bigaragaza ko babanye neza, kandi ukomeze ubane neza. Reka rero duhumurize umuryango. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muhumurize abantu banjye, mubabwire ibyururutse umutima. Harriet rero turagira ngo tugukomeze, turagira ngo tuguhumurize. Bana banjye ndagira ngo mbahumurize, muhumure. Amagambo y'ihumure ntabwo ava iwanjye, ni amagambo ya Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe nyir'ihumure, kandi yifuza twese kuduhumuriza. Yesu Kristo niwe mugabo w'abapfakazi, akaba se w'imfubyi. Bana rero mwumve ko Yesu ari kumwe namwe, kandi azakomeza kubabera papa, azakomeza kubafasha. Mumwiyambaze kuko ni inshuti itabura, cyane cyane mu gihe nk'iki ngiki. Ni umufasha utabura, ni umutabazi utabura. N'uyu munsi turi kumwe nawe. Ibi byose kuba turiho ni kubwe. Uru rukundo mwabonye ahangaha abantu bagaragaje ni kubwe. Kuba dukomeye mu makuba, kubwo gupfusha Gakuru wari inshuti yacu kandi wari umuvandimwe mwiza, kuba duhagaze dukomeye nta wundi tubikesha, ni Yesu Kristo. Yesu Kristo rero akomeza abereye inshuti buri wese uri ahangaha. Yesu Kristo akomeza atubere inkomezi twese, akomeze kuba umutware w'uyu muryango, abakomeze kandi abahe imitima ikomeye, akomeze abubakemo icyizere kiruta byose, abahe ibyiringiro. Turahangaha tutababaye nk'abadafite ibyiringiro, turababaye nibyo, ariko tubabaye nk'abafite ibyiringiro. Ibyiringiro dufite bizima nuko mu gihe gikwiriye azagaruka, kandi abamwizeye bose ntabwo bapfa, barasinzira. Umuvandimwe Gakuru kubwo kwizera Imana arasinziriye. Dufite ibyiringiro yuko tuzongera kubonana nawe kubwo kwizera. Mwizere iyo Mana rero, muyigere nyambere mu buzima bwanyu, kugira ngo tuzagire amahirwe yo kongera kubonana n'abacu twabuze muri iyi si. Reka rero ngire icyo mvuga kuri Gakuru, mboneraho no gushimira abamwitayeho bose. Baby warakoze cyane, n'umugabo wawe Filimoni warakoze, Imana iguhe umugisha. Umuryango wa Karambizi turabashimira. Umuryango wa Karambizi uhagarariwe na Ambasada Munyabagisha, mwabaye imfura cyane, mwakoze ibishoboka byose kugira ngo muramire ubuzima bwa Gakuru. Turabashima cyane, turabashima cyane. Mwabanye nawe igihe kinini, mwamugaragarije urukundo. Urwo rukundo mwamugaragarije rero natwe tuzakomeza kurubagaragariza. Twabaye inshuti magara. Muri iyi minsi ya nyuma rero, Gakuru ubwo yari ari kwa muganga, naramusuye turaganira. Yari afite ibyiringiro, ntabwo yari umuntu wihebye. Twaganiriye birambuye cyane, babanje no kumunyima cyane kubera ko aho yari ari hari mu ndembe. Nyuma y'amasaha 2 banyemerera kwinjira. Ndibuka nsohotse Natukunda yarambaje ati uramwatuje. Namubwiye ntabwo mwatuje, ariko twaganira ijambo ry'Imana.
twaganiriye ijambo ry'Imana, yambwiye ubuzima bwe bwose kuva akiri umwana kugeza kuri uwo munsi, ambwira ibintu yaciyemo, ambwira uburyo yari akomeye, ambwira uburyo atajya arwara, ambwira uburyo abantu bamwitaga imbogo, ambwira uburyo yajyaga ararongora inka akazikura hano mu Gikomera akazijyana Nyabugogo, bwajyaga kwira ageze Nyabugogo. Yari umuntu w'imbaraga, ntabwo rero yari yihebye, yari azi ko Imana izamurwanaho ikamukura hariya. Ibyo byiringiro rero narabibonye yari abifite, ariko ntabwo ariko byagenze, kuko hashize iminsi 2 gusa barantelefoni bati rero Gakuru ari muri koma. Byagenze bite? Siko yari afite imbaraga, ko wabonaga aganira neza, ko wabonaga afite ibyiringiro. Bati baje kumusanga afite amazi mu bihaha, bagerageza kuyakuramo, ajya muri koma. Yegeye rero ari umugabo ufite ibyiringiro, yabanye neza, yari umuntu ugira urukundo, yari umunyakuri, yari umuntu uzi kubana, yari umuntu ufite imbaraga, yari umuntu ugaragariza urukundo umuryango, karugaragariza abana, karugaragariza inshuti ze. Yari umugabo nyamugabo, tubuze uw'ingenzi, ariko mu ijuru hari Imana, kandi ntabwo dusigaye turi abantu badafite ibyiringiro. Twiringira ko mu gihe gikwiriye kubwo kwizera tuzongera kumubona. Bana rero mukomere, inshuti mukomere, muryango mukomere, abakunda Gakuru mwese mukomere, kandi indangagaciro ze tugerageze natwe gukomeza kuzigaragaza, tuzigaragaze turushaho kwegera abana be no kubakunda no kubafasha, kandi ikiruta byose dukomeze twese dukundane, kuko urukundo ruruta byose, kandi urukundo rukemura byose. Reka rero nongere mbashimire cyane byimazeyo kuba mwaje mungana mutya, by'umwihariko nshimire umuryango wacu kuba waje guhagararana natwe muri iki gihe, kugira ngo tugaragarize mushiki wacu Harriet urukundo n'abana be, tubagaragarize ko turi kumwe. Bana rero tuzakomeza kubana, tuzakomeza kubasananira, tuzakomeza kubaba hafi, tuzakomeza gufatanya muri uru rugendo rusigaye rw'ubuzima bwacu. Nk'umuryango rero tubarebesheje inka. Imana ibagire neza, ibaho umugisha. Murakoze.